Hi YouTube fam, uyu munsi nagiye kwibuka umurenge wa Gitega ubwo twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni ahantu hafite amateka akomeye kuko ariho papa wanjye yiciwe. Iyo nahirenge iwacu kwibuko ndeba hirya no hino ngasanga nta gasozi na kamwe katambereweho amaraso y'abacu bazize Jenoside, kandi n'ingaruka zayo ku musozi w'iwacu twese zabaye rusange. Umwanya wo gusenga dushimira Imana iyo yakoze ibyo byose. Reka tubahe Imana gusenga. Urakoze Imana yacu, tugushimiye kuri neza kandi wowe ugakiranuka, icyubahiro kiri cyawe. Iyo abatari babaye mu ruhande rwacu, ahacu ntabwo haba hakibukwa uyu munsi wa none, ariko tugushimiye ko werekana Imana ubwo mwishima w'icuraburindi wari waje kuri iki gihugu cyacu. Nta sura, nta shusho, nta buzima byagaragaraga, n'icyizere cyo kubaho nta cyari gihari rwose, ariko tubishimiye ko u Rwanda rwazutse, tubishimiye ko u Rwanda rwongeye kubaho, tubishimiye imbaraga zawe zabonetse ugakuraho ikibi, ugakuraho umwijima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze, turi hano nubwo turi mu gikorwa cyo kwibuka abacu, twibuka imibabaro ikomeye banyuzemo n'igihugu gikomeye cy'umwijima igihugu cyacu cyanyuzemo, ariko duhagaze aha tugushima nubwo abatambutse ariko nanone abariho turiho Mana, kandi abaye gushibuka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tubishimiye ibyo wakoze rero, nawe wakoresheje bose Mana. Uyu mwanya rero nawe turawukoresha kugira ngo ubane natwe muri iki gikorwa kitangiriye hano kuri uru rwibutso rw'abacu. Umugisha w'Imana ubane natwe kandi ukomeze imitima ishenjaguritse ikomeretse cyane bashe kuyobora kuko uri Data wa twese mwiza. Tweretse na gahunda yose turi gukomerezemo, hariya turi gukomeza igikorwa kuva dutangiye kugeza dushoje, uri hagati muri twe kandi umugisha ukomeze kubana natwe muri byose. Amen. Murakoze, twibuke twiyubaka. Anakoze tugeze mu mwanya wo gushyira indabo ku rwibutso. Kubanza umunota wo kwibuka, abambaye ingofero zisanzwe zikuremo. Papa uzi ko amashuri nayarangije, ndetse ubu n'akazi nako ndagafite, ndetse n'umukazana wawe nawe araho. Mama numvaga ko zakugurira igitenge ukazajya ucyambara igihe ugiye gusenga, ariko ibyo byose ntabwo byakunze, ariko ibyo byose ntabwo byakunze.
nari mfite kubaka inzu muzabamo, nari mfite kubatetesha mu masaziro, ariko ntibyankundiye. Ese ubundi papa wanteganyirizaga iki? Ese byari amashuri cyangwa hari n'ibindi? Ese wari uzi ko narongoye? Ese uzi ko bucura bwawe yarongowe? Ndetse ubu abyaye kane, ntiwakira indabo tukuzaniye. Kandi umva n'iri jambo, nimwakira izi ndabo n'izanyu, ziba umurire neza cyane, niza y'amashami yashibutse, niza za nkotanyi mwavugaga, niza babuzukuru bavutse. Ayo ni amwe mu mazina y'abatutsi biciwe mu murenge wa Gitega yanditse ku rwibutso rwa Gitega, harimo na papa wanjye Hamadi. Mu gihe twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, twibuka ubuzima bw'abahatikiriye, abagabo, abagore n'abana baremwe mu ishusho yawe. Ijambo ryawe riravuga mu maganya ya Yeremiya ibice 3:31 kugeza kwa 33, kuko Uwiteka atazigera ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Uyu munsi ushingiye kuri iri sezerano, Mwami, turanga ko ububabare bukomeza kuba mu gihugu cyacu. Turagusaba gukiza buri warokotse, buri muryango wabuze ababo, n'umutima wose ugifite ibikomere by'ibi bihe muri iyi minsi 100 no mu bihe bizaza. Data, turagushimira urugendo rwo kongera kubaka u Rwanda nk'uko byanditswe muri Yoweri ibice 2:25. Waravuze ngo nzabasubiza imyaka inzige zagiye. Tubonye ukuboko kwawe mu kongera kubaka igihugu cyacu, mu bumwe, mu kwihangana, mu byiringiro bishya n'iterambere. Turasabira abayobozi bacu dukurikije icyo Timoteyo wa mbere ibice 2 kuva ku murongo wa mbere havuga, kugira ngo ubahe ubwenge, ubunyangamugayo n'umutima ukomeza gukunda ubutabera, kugira ngo tubashe kubaho mu mahoro, mu cyubahiro, mu butungane, bayobora bafata ibyemezo byiza byose bikomeza guteza igihugu cyacu imbere. Mwami, utwigishe kugendera mu bumwe no mu rukundo. Ijambo ryawe nanone riratubwira mu Befeso 4
gukuraho inzika zose no kugira neza no kubabarirana tubabarirana nk'uko natwe twababariwe muri Kristo. Udufashe kwanga amacakubiri n'urwango, ahubwo duhitemo ubwiyunge n'ukuri. Mu gihe dukomeje iyi minsi 100 yo kwibuka, udufashe kwibuka dufite intego nk'uko byanditswe mu Gutegeka kwa 2 ibice 32 umurongo wa 7. Aravuga ngo wibuke iminsi ya kera, utekereze ku bihe by'abakurambere. Ukwibuka uduhindure abantu biyemeje ubutabera, icyubahiro n'agaciro ku buzima bwa muntu wese. Turasabira u Rwanda isezerano riri muri Yesaya 32 umurongo wa 18 rigira riti, abantu banjye bazatura ahantu h'amahoro, mu nzu itekanye no mu buturo butagira ihungabana. Amahoro yawe aruhukire kuri iki gihugu cyacu ubu no mu bihe bizaza. Dushyize u Rwanda mu maboko yawe, twiringiye imbabazi zawe, ubutabera bwawe n'urukundo rwawe rutajya rushira. Dore byose bisabye mu izina risumba andi mazina yose, amen. Murakoze, Imana iduhumurize. Abakozi Pastor Jolie turagize Imana. Twemerere muri uyu mwanya twakire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Gitega aze atugezeho ijambo ry'ikaze. Nyakubahwa ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge, aba ni umushyitsi mukuru uyu munsi, nyakubahwa inzego z'umutekano, inzego z'umutekano mu karere kacu ka Nyarugenge, nyakubahwa umuyobozi wa RIB, nyakubahwa perezida wa Ibuka umurenge wacu, ndetse abaperezida ba Ibuka baturutse mu yindi mirenge igize akarere kacu ka Nyarugenge, nyakubahwa perezidante w'inama njyanama y'umurenge wacu, nyakubahwa abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge yindi igize akarere kacu ka Nyarugenge, abayobozi bari mu nzego za leta ndetse n'abikorera twese muteranire hano, imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, abaturage bacu ndetse n'inshuti zacu, baho neza. Kuri uyu munsi bibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ndagira ngo ntangire mbaye ikaze kandi nihanganisha imiryango y'ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Mu mwanya wo kunamira inzirakarengane zazize uko zavutse ndetse no kubasubiza icyubahiro bambuwe. Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wacu wa Gitega yatangiye ku itariki 7 Mata 1994, kimwe ahandi hose mu Rwanda. Ariko nyakubahwa umuyobozi, fata itariki ya 14 Mata itariki yihariye mu murenge wacu, aho kuri iyo tariki mu masaha ya mu gitondo umupolisi wa komine witwaga Munyawera yarashe mu kirere abeshya ko konseye yishwe n'inkotanyi. Ariko byari ugutanga ikimenyetso cyo kugira ngo abicanyi batangire umugambi wabo wo gutsemba Abatutsi. Icyo gihe hatangiye igikorwa wari barise gukwa. Guhera uwo munsi rero Abatutsi bo mu cyahoze ari segiteri cya hafi, segiteri Gitega, batangiye kwicwa. Kugira ngo muraza kubyumva mu buhamya bugiye gutangirwa hano kuri uyu munsi. Ushyitsi mukuru
ndabashimiye nk'umwanya muhaye muganiriye ku mateka yaranze igitaramo by'umwihariko amateka yaranze jenoside ariko kandi uze no kuganira uko twayisohotsemo n'aho tugeze banyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye banyakubahwa abaturage b'umurenge wa Gitega bavandimwe banyakubahwa bafite icumu b'abakomeje nk'uko bababwiye ndirayo Mukamazimaka musanzwe ndi umwunganizi mu mategeko ariko bansabye gutanga iki kiganiro numvise bitaranguye nabi kuko ni umusozi ndawutse nawutuyeho mbere ya jenoside nawutuyeho nyuma n'ubwo 1994 nigeze narashyingiwe ntari ariko ababyeyi banjye bavandimwe bari hafi vuga rero ngo ndavuga nimvuga ingengabitekerezo uko yari imeze ndaba nzi hano uko yari imeze ku Gitega imiryango myinshi yarimbuwe bari abaturanyi bacu bari inshuti ndabazi turaganira nk'abazanye ntabwo nganira ku kiganiro gishyushye ni ikiganiro gisanzwe mwabonye muri iki cyumweru kirangiye ariko itazahagarara gutanga kubera kuriya ku isi yose habaye jenoside harimo iyakorewe abatutsi mu Rwanda iyakorewe abayahudi hari n'izindi abashakashatsi babona bakazerekana n'ubwo wenda umuryango mpuzamahanga utazeye ntabwo ishobora kuba jenoside hatabanje kuba ingengabitekerezo yabo rwa rwango rwigishwa abazica ukabatandukanya n'abazicwa ukabaha ibibaranga ubugome ugategura uburyo bwose ku buryo imitekerereze y'abantu iri iteganije mu kwica mu kurimbura itsinda ry'abantu cyangwa mu buryo bazize ko baremwe koko bazirasiga uburwabo bazirasiga amadini irabanza ariko kandi niba bamaze kumva abahanzi babihamye baririmba utanga turira tujya kwicwa ya ngengabitekerezo iraherekeza no mu gihe cya jenoside iri gukorwa abantu bakayikorana ubukana burenze bakica impinja bakica abarwayi hano cyashwe hano hafi abarwayi baguye niya ngengabitekerezo bafite bumva ko bagomba kurimbura ya gurupe yagomba gushiramo ubusanzwe ashobora kuba ubwicanyi abantu bakaza bagatera grenade hano cyangwa se abantu bakarimbuka birababaje nabyo ariko iyo ari jenoside uramwica ujya gushaka umukobwa we washatse inyuma yo muri Kigali ujya gushaka umwana wiga mu by'Imana kugira ngo umurimbuke baza kwigarukaho igituma rero tugomba kuba tuganira kuri aya mateka duhora twibuka kugira ngo tunibukiranye nuko ya ngengabitekerezo ya jenoside twavugaga itarangirira muri jenoside irakomeza bikabatangaza musanze mu mitima y'abantu barishima muhora tubona abantu bafungwa bazize ibyo basohoye muri bitekerezo byabo bikarenga n'akarere bikarenga n'igihugu bikajya no mu karere hose tukabiganiriye ngo twumvishe abantu ubukana bwabo twumvishe ko ari icyaha tubwire abantu uko bagomba kwifata birinda niba utirinda ashobora kuririnda bategereje amateka yabisubiramo niyo mpamvu rero nimubona mwumvise ikiganiro kwibuka byatangiye kigakomeza n'ubibuse kigaruka n'abamara kubibahora bato kwibuka igihugu cyacu cyabifasheho umwanzuro ukomeye ni inshingano ya buri munyarwanda ku mateka yakorewe jenoside ikarimbura abantu barenga miliyoni ndetse no mu itegeko nshinga igihugu cyacu kigenderaho ariryo tegeko rikuru rigena imiyoborere uko ibintu bizagenda mu irangashingiro ryayo igihugu cyacu cyabigarutseho bityo twibuka jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu itegeko nshinga rigarukaho riyemeza kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibiranga y'imipaka
kuba twaba twicaye aha ngaha tuzi ko inkotanyi zahagaritse jenoside yararangiye ariko abantu bagifite mu mitima yabo ingengabitekerezo yayo bashobora gutuma haba amateka y'isubiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugiye rero kuganira mu mateka mabi yatewe nayo mu bihe bitandukanye muri repubulika ya kabiri. Ese yageze kuri jenoside murakoze kuganira n'ikiganiro ngira ngo nibabaha n'umwanya nka twanunganirana kuko n'ikiganiro ntabwo ari twabonye ikirere twabonye ko imizi y'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi yatangijwe n'abakoloni bashenye umuco wa nyarwanda. Koloni tuzi tuvuga batumereye nabi ntabwo ko burya abadage babanjije tuzi batwica kumva ibintu byabo ariko abatwije jenoside niyo gusa. Ubwicanyi ndengakamere mu Rwanda habaye jenoside yabaye 1994 yatangiye tariki ariko ubwicanyi bwibasira abatutsi batangiye muri 1959 aho abakoloni n'ubutegetsi bwakurikiyeho bari mu mashyaka atandukanye kujya mwumva amashyaka Bosoma, Amibutu, Emerite, Seteri, Tutu Power. Niba muza Bosoma ujye mwumva umugabo witwa Gitera Yozefu Habyarimana. Uwo mugabo niwe watangiye ishyaka ritaga muri association ya promotion gukora amazi babaga bavuze ngo bane mwinshi aho yamamaza kuvuga ngo ushingiye ku moko yamize y'ingengabitekerezo akanashyiraho amategeko 10 y'abavuzi. Amategeko akazavuga nyuma n'itangazamakuru kuko byafashije mu gutegura jenoside no kuyikora ariko niwe bikangije aho yitiranyaga aho yitaga ko nawe kwitiranya abatutsi n'ibikoko bibi n'imisunde mu mubiri n'imisonga mu rubavu n'ibisebe by'umufunzo akanahamya yuko nta mututsi wabana n'umutu akanavuga ku mugaragaro yabitangije kuri 27 Nzeri 1990. Ishyaka ryaje gukora amerekezo riburaye imizi kuko ibintu bishingiye ku kibi bimirwa na byene wabo bamuteye Kaminutu nayo irakomeza mwumva ko harimo Kaminutu kuba twaba twicaye aha ngaha tuzi ko inkotanyi zahagaritse jenoside yararangiye ariko abantu bagifite mu mitima yabo ingengabitekerezo yayo bashobora gutuma haba amateka y'isubiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tugiye rero kuganira mu mateka mabi yatewe nayo mu bihe bitandukanye muri repubulika ya kabiri. Ese yageze kuri jenoside ahereye kuri tariki 1994 yarangiye yahagaritswe na turasabwa iki nk'abaturage bagite nk'abanyarwanda kugira ngo kugira ngo twirinde ko amateka yashyiramo. Murakoze kuganira n'ikiganiro kugira ngo nibabaha n'umwanya nka twanunganirana kuko n'ikiganiro ntabwo ari twabonye ikirere twabonye ko imizi y'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi yatangijwe n'abakoloni bashenye umuco wa nyarwanda. Koloni tuzi tuvuga batumereye nabi ntabwo ko burya abadage babanjije tuzi batwica kuko mwumva ibintu byabo ariko abatwije jenoside niyo gusa. Ubwicanyi ndengakamere mu Rwanda habaye jenoside yabaye 1994 yatangiye tariki ariko ubwicanyi bwibasira abatutsi batangiye muri 1959 aho abakoloni n'ubutegetsi bwakurikiyeho bari mu mashyaka atandukanye kujya mwumva amashyaka Bosoma, Amibutu, Emerite, Seteri, Tutu Power. Niba muza Bosoma ujye mwumva umugabo witwa Gitera Yozefu Habyarimana. Uwo mugabo niwe watangiye ishyaka ritaga muri association ya promotion gukora amazi babaga bavuze ngo bane mwinshi aho yamamaza kuvuga ngo ushingiye ku moko yamize y'ingengabitekerezo akanashyiraho amategeko 10 y'abahutu
ayo mategeko akazavuga nyuma n'ibitangazamakuru kuko byabashije gutegura jenoside no kuyikora ariko niwe bikandije aho yitiranyaga aho yitaga ko nawe kwitiranya abatutsi n'ibikoko bibi imisundwe mu mubiri n'imisonga mu rubavu n'ibisebe by'umufunzo akanahamya yuko nta mututsi wabana mu mutu akabivuga ku mugaragaro yabitangije kuri 27 Nzeri 19 ishyaka ryaje gukora amerekezo ribura imizi kuko ibintu bishingiye ku kibi bimirwa na mwene wabo yamuteye Kaminutu nayo irakomeza mwumva ko harimo Kaminutu turaza kubona ko kera mbere y'abo bakoroni ingoma z'abandi batuyoboye mu mitegekere yabo umwami yari umuyobozi w'ikirenga ari umubyeyi abantu bose bamuyoboka bose ibyo byiciro byabo by'abatutsi by'abatwa bamuyoboka akarenganirwa nta karengane kabaga yemwe n'umuco baravuga bati umwami ntiyicaye icyapa hanyuma aho abo bakoroni baziye bazanye politiki z'iwabo ndetse zinaherekejwe n'imyemerere yabo kugira ngo bahanagure mu banyarwanda ibya hano by'umuco wabo bazane kubatandukanya ngo bayobore umwami Musinga ntabwo yabayobotse Musinga wa gatanu ntabwo yabayobotse yarabyanze yanga no kubatizwa yanga n'iyo mihango y'abayobozi umwami baramuca bamucira Kongo ngo yatangiye na n'ubu umugabo we ntabwo igihugu cyacu turabubona ariko Musinguza umuhungu we Mutara wa gatatu Ndahigwa naza arabayoboka aca bugufiya arabatizwa yitwa Charles Pierre yafata u Rwanda Kristiwa arabayoboka ariko azi ubwenge abona akurikira areba akarengane areba ibihano bikabije areba ubusumbane bw'abaturage ashaka ko ibintu bihinduka kugira ngo igihugu cyacu kigende babibonye baramurwanya yarafatanyije n'itsinda rimwe ry'abarunari basaba batangiye gusaba umuryango w'abibumbye ngo bahe ubwigenge abantu batoteza abantu bakubitisha abantu abatware kugira ngo nibategeka abashefu n'abashefu gukubita abaturage bahinyana bikaze aribo bashyirwa mu mutwe ko aribo bazanye ibigo kandi arabakumva ubutumwa mwahaye urubyiruko turabizeza ko ubutumwa mwahaye urubyiruko babuzingatiye kandi tuzageza gukurikiza umuntu muduhaye ndetse n'umukoro muduhaye nk'abanyarwanda abaturage b'akarere ka Nyarugenge turabizeza yuko nabo tuzabyubahiriza aho mubona gahunda yo kwibuka yari irangiye tujya gufata amafoto y'urwibutso aho mubona ni basaza banjye tuvukana hanyuma twakomereje mu rugo tujya gusangira turanaganira. Thank you guys for watching. See you in the next video.